nkanywaga inzoga, nkanywa itabi, nkanywa kokayine, nkitera inshinge, nkanywa ibinini ibyo bita za capsi, izo bita za dose. Actually nkafata n'abandi bana b'urubyiruko b'inshuti zanjye, abo nduta cyangwa n'abanduta, nabo nkabajyana muri ibyo bintu. Nigeze gukunda nawe n'umujama w'umunyacuba. P4 nibwo bwa mbere natangiye like gusmoking. Iruhande rw'ikigo bariho tujya gusmokingira weed. Muri izo metero zingahe twagiye hepfo y'ikigo, urumva umuntu wese uri mu kigo yashoboraga kumva impumuro ya drugs. Twakoze house party, bigenda nabi cyane. Twakoze house party, ababebi bafatwa ku ngufu, uri kumva. Hazamo no kuduha amakonvokasiyo. Ari mwe mu bafata? Actually nyine muri abo bahungu, urumva. Iyo habaye house party hazamo abakobwa n'abahungu. So muri iyo house party rero ushobora kuba njye nawe turi muri house party, uri girlfriend wanjye nanjye ndi boyfriend wawe, ariko tutari havinga sex, nta kindi kiraba nyine tu. Ariko kubera ko muri house party haba harimo. Nyuma y'ibyo bintu byose waciyemo, waje kubihagarika gute? Waje kumenya Kristo gute? Waje gukizwa gute? Kugeza naho uvuze ngo iyo mbyibutse mba numva atari njyewe, byagenze gute? Hello everyone, muraho neza, mbaye ikaze kuri The Grace Note Podcast, urubuga rwacu twese nk'urubyiruko, urubuga rwanyu. Ese warakoze subscribe? Ujya usharinga abagenzi bawe bimwe mu biganiro bigufasha. Turi hano ngo twubakane, turi hano ngo tutyazanye, kuko niko urubuga rwacu, niyo vision y'urubuga rwacu. Mbaye ikaze nanone tugiye kuganira kuri testimonies idasanzwe. Nkuko mubizi ni from darkness to grace. Ni gute umuntu ashobora kuva mu mwijima, ni gute umuntu ashobora kuba yaravuye mu bintu byinshi cyane, ubuzima murabizi ahantu bujya butujyana, akaza kwisanga yarakijijwe, akaza kwisanga ari umukristo. Tubahaye ikaze mubane natwe. Turi kumwe n'umushyitsi, umujene mwiza udasanzwe, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Murakoze kumpa ikaze hano kuri The Grace Note Podcast. Mazina yanjye nitwa Mugabo Yves Christian, ariko all my social medias cyangwa se n'izindi nshuti zanjye bakunda kumpamagara Chris Drizzy. Also ni na stage name yanjye Chris Drizzy. Aza kutubwira aho ryavuye. Actually Okay. Yes, Chris, tuguhaye ikaze kuri The Grace Note Podcast. Feel free, feel home. Ni urubuga rwacu twese. Thank you. Ni urwawe rwose. Dukurikiwe n'abantu benshi cyane, haba abari kuri TikTok, kuri Instagram, kuri YouTube, Spotify na televiziyo. Bose bari kutureba, harimo n'abazatureba. Bakeneye kumva kugira neza kw'Imana kuva muri wowe. Bakeneye kumva uburyo ki wavuye muri ubwo buzima bw'umwijima ugiye kutubwira, kuko iyo tuvuze ngo darkness, buri muntu wese ataba expectant yo kumva byagenze gute. Chris wa mbere yo gukizwa yarameze gute? Utubwire byose. Mbere yo gukizwa wari muntu ki? Wakuze uri muntu ki? Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Chris wa mbere mbere yo gukizwa yari umuntu mubi cyane tu. Yari umuntu mubi cyane. Nanywaga inzoga, nkanywa itabi, nkanywa kokayine, nkitera inshinge, nkanywa ibinini ibyo bita za capsi, izo bita za dose. Actually nkafata n'abandi bana b'urubyiruko b'inshuti zanjye, abo nduta cyangwa n'abanduta, nabo nkabajyana muri ibyo bintu.
Chris wa mbere byatangiye gangster bad boy playboy ni bibi byose actually ukuntu byatangiye gute bisanze aho hantu abantu ukuntu nayisanze byatangiye ari depression nyine to depression yo kutabana n'ababyeyi bose urumva like mu myaka nk'umunani 9 gutyo nago nabanaga na papa wanjye nabanaga na mama gusa agahinda nyine katurutse aho ngaho muri iyo cyangwa se muri icyo gihe cyo kutabana n'ababyeyi bombi kutabona uburere bw'ababyeyi bombi aho ngaho niho devo yinjiriye mu buzima bwanjye kubera ubwo bwigunge kujya mu cyumba nkabamo njyenyine nkaguma ndi njyenyine niho shitani yaje mu buzima bwanjye agatangira kugenda nyine anyereka like hari ukuntu regaza ajumpinga muri chat gaza mu bitekerezo byawe ukavuga nyine ugasanga wowe uzi ngo uri kuganira n'umutima njyanama wawe kumva ari himself devo ari we waje mu bitekerezo byawe like Chris nukora iki ngiki uzabona ibyishimo nunywa itabi uzabona ibyishimo nujya mu ma night clubs uzabona ibyishimo ibintu nk'ibyo actually urumva byatangiye bihereye kuri depression bihereye kuri depression yo kubona ababyeyi mutari kumwe kandi bahari aho ngaho niho byatangiriye ntangira niga muri primaire bisanzwe nk'abandi bana urumva icyo gihe nari ndi muto nigaga muri primary nigaga muri primary like mu wa kane ya P4 nibwo bwa mbere natangiye like gusmoking P4 nibwo bwa mbere natangiye gusmoking nande cyangwa wari bikuye kangutere story ari ukuntu uri kumva gutya muri quartier haba bari abantu badoda inkweto afite nk'ahantu umutaka imbere y'iwanyu ku gipangu ku muhanda yidodera inkweto hari umupapa yadodaga inkweto izina rye ntabwo ndyibuka ariko ntabwo nshaka kurivuga ariko yadodaga inkweto aho ngaho ku muhanda ariko aseringa na drugs so then home twari dufite twari dutuye nk'iruhande rw'umuhanda neza twari dufite urukuta rw'amabuye rwubatse nka gutya ruzamutse neza rurerure then amazu yandi akurikiraho ariko hari ahantu mu ruhavu nka gutya ndikubwira ukuntu byatangiye nza no kumenya drugs icyo ari cyo ahantu mu ruhavu nka gutya hari hacitiyo y'amazi nyine tu aho haboro uwo mupapa wadodaga inkweto yacuruzaga na weed yacuruzaga na weed sinzi ukuntu abandi bazita hano ku muhanda gusigira amazina menshi uyu munsi basigaye bayita ngo ni zaza sinzi ngo ni zaza sinzi aho hantu rero narahagiye nka gutya nakundaga like twari dufite igiti cya voka aho ngaho cyakundaga kuzana amavoka then voka yagwa nkagenda nyine nkahita nyitsimbamo tu nkavuga nzaza kwireba yahiye urumva nari ndi umupeti nyine wa mupeti uri aho ngaho utazi ibyo ari byo one day nagiyemo like this nkuruye mbona igipfunyika tu ishashi irimo weed menshi cyane apfunyitse mu tuboro nyine tw'igitaka twa envelope gutyo ubwo nibwo bwa mbere nabonye weed nyine tu nibwo bwa mbere nabonye weed ariko icyo gihe ntabwo nari nzi ngo bayikoresha gute ngo bayismokinga gute gusa nari mfite abagirlfriend bayikoresha kuko icyo gihe nigaga muri primaire bo bigaga like muri za tronkome hejuru yanjye ariko nzi n'abandi bashuti bo muri quartier vuga ngo uriya ngo bamujyanye ngo runaka hehe ngo bamujyanye ngo iwawa ngazira ngo gukoresha ngo urumogi ndavuga se uru ni rwo rumogi icyo gihe ntabwo nigeze dufata ngo ndujyane ahubwo narusubijemo nyine tu ahubwo nza kubwira girlfriend ati man hari ibintu nabonye ari hepfo ariko ntabwo nasobanukiwe ibyo ari byo uze kundebera ibyo ari byo ndahamurangira baragenda sinzi ibyo yabikoresheje icyo gihe sinzi n'ibyo ari byo ariko
icyo gihe urumva nayo nkiri umupeti nibwo bwa mbere nabonye ibyo bintu then ndakomeza ubuzima burakomeza busanzwe nyine tu urumva ko nakuriye like nko mu rugo ari hano hepfo ari umuhanda namaraga kugira ngo utuntu tw'uturimo nkora mu rugo nkahita nimanukira nkajya aho ngaho ku muhanda nkaba nibereye ku studio ndeba zino ndirimbo za ba Tupac ba Ja Rule actually ba Snoop Dogg icyo gihe umva ni za 2010 nibwo bano ba Chris Brown bari barikiri gutwara ama Grammy Award muri 2006 gutyo bafite hit bande ba Wiz Khalifa aribwo barimo kuza nangira kugenda ndeba ama video nkayo ngayo actually ibintu tureba nyine biratwinfluencing bikatugiraho n'ingaruka nibwo natangiye no kugenda mbona nyine za weed menya ko basmokinga kubera ko nari ndi muri ubwo buzima rero bwa depression bwo kuba nafite kutabana n'ababyeyi bose niwe shitani yaziye nyine to agatangira noneho kuntemptinga akanyereka ibindi bintu nyine ntazi ntangira rero gutestinga bwa mbere actually intandaro ya byose ni depression ariko icyatumye noneho njya mu bindi bintu byinshi byaturutse kubera gusmokinga weed ugitangira kunywaho byaguteye kunywa n'ibindi nyitestinga weed hahise hazamo rust like irari uri kumva gukunda abakobwa hahise hazamo gushaka kuba famous kumenyekana yego kuba umusitari kumva ufite inyota yo kuba umusitari mu bikorwa byiza se sha wapi nta kintu kivamo uri kumva bigenda gutyo ndarangiza primary ndayirangiza ndatsinda amanota meza ariko ntibafatira ayo bafatiyeho sinabasha kuyabona ariko nabwo nari natsinze mfite amanota meza njya kwiga nigira kuri noza kuri bayitaga 9 years tu niko twabyitaga sinzi ubu ngubu ukuntu basigaye babyita kuri 9 years nyine ya mashuri hariya y'ama externe umwana yiga ataha aho ngaho rero nahagiye mvanye ku ishuri kuri primaire n'abandi bashuti banjye nka batatu twari dusanzwe tubana muri icyo kigare cyo gusmokinga weed nabo bagiye bafite nabo ibindi bibazo byabo bibatera gusmokinga weed ngeze kuri icyo kigo rero nagiye ndi umubyinnyi wa modern dance niko babyitaga aho ngaho rero urumva nari mvuye muri primary ngiye muri segonderi hahandi nyine umuntu aba yumva yakuze ari kuvuga ngo mfite gukora iki ngiki mfite gukora iki like umuntu akubwira nyine ikintu wowe ukamubwira ibyo uri kumbwira ni ibiki wowe ukumva nyine ibyawe nibyo by'ukuri aho ngaho niho twatangiye like kujya noneho tworganiza ama house party tekereza ku myaka 16 nari mfite umushuti wanjye witwaga Jedex tworganije house party mu kigo cyangwa wiga gutaha nigaga na urumva twayorganije mu kigo ariko tuyipanga nyine kiri bubere outside twatashye nyine tworganije house party twinvitingamo abakobwa abahungu nyine warebaga nyine umuntu w'ishapu mu kigo ukavuga ngo yagomba kuza muri house party twahuza ukagenda ukamwaproachinga tubwira ati dufite house party contribution n'aya ngaya ewana uze arazi kuba ari ibyana byatanje abaniga umubebe wamugera akamubwira ati dusuriye uriya muji ukina basket nawe araza kuba hari akavuga ati nanjye ngomba kuba mari tworganiza ama house party urumva noneho nari nagiye mu isi ya life y'abahungu ba music babayemo muri Amerika twari twayikubiye noneho twayizanye muri reality twabizanye mu Rwanda uzi ko twakoze house party bigenda nabi cyane twakoze house party
ababebi bafatwa ku ngufu uri kumva hazamo no kuduha amakonvokasiyo ari mwe mu bafata actually nyine muri abo bahungu urumva iyo habaye house party hazamo abakobwa n'abahungu so muri iyo house party rero ushobora kuba njye nawe turi muri house party uri girlfriend wanjye nanjye ndi boyfriend wawe ariko tutari havinga sex nta kindi kiraba nyine tu ariko kubera ko muri house party haba harimo amayoga harimo ibiyobyabwenge amamogi ibiki byose drugs zose nyine tu iyo rero umuntu yabaye drugged atekereza gukora ibindi bintu bidakwiye ibyo byose byarabaye actually muri iyo house party noneho njye ndimo kumwe n'abasista bo kwa murumuna wa Mary tu no way famille yose aho hantu ndi kumwe n'abasista banjye babiri tubo kwa murumuna wa Mary ibaze ibyo byose babikora babireba cyangwa nabo babirimo nabo babirimo bari aho ngaho muri house party urumva like twanganaga mu myaka umukuru twaranganaga umukuru twaranganaga house party irabaye house party irangiye rero ewana hajemo ikibazo cy'umupeta umwe nyine wafashwe ku ngufu then atashye w'umukobwa yageze iwabo mama wamurebye ukuntu ari gupandura moto aravuga ati reka ntabwo bishoboka tukambwira aho wari uri rero tiye turi kugenda akaguru bimeze gutya na gutya byagenze gute uwo Mary nyine ahita bigira ibintu bya danje kandi koko byari n'ibintu bya danje byari ibintu biri danger nyine tukubona umwana wawe yavuye ku ishuri amashuri icyo gihe twarangizaga kwiga nka saa 9 twigaga gong nike ntigeze ataha agarutse nijoro saa 4 z'ijoro saa 5 agarutse bimeze gutyo cyari ikibazo yahise rero aza ku ishuri mukambwira ati bano bana bagiye he baza guperereza baza gusanga ayo makuru nyine ko twari twateguye house party njyewe ndi mu bantu n'uwo mujama wanjye wundi witwa Jedex twakiriye convocation nyine ya polisi ntabwo batwirukanye urumva twari tukiri batoya nyine twari babapeti bashobora kuganirizwa tukumva amakosa muri senior 1 muri senior 1 twumva amakosa twakoze hari inzira nyine yuko dushobora guhinduka ntabwo batwirukanye ahubwo byagiye kubona tubona komiseri aje mu kigo ukajya baza muri class yawe urumva iyo house party twe twayipanze twiga mu wa mbere ariko turagenda tuzanamo abantu bo mu wa gatatu abo mu wa kabiri ewana kibi kivunje nyine cyaho ngaho mu kigo wicaye nko muri class ugahita ubona prefet de discipline araje bakareba ku gapapuro bagasoma amazina yawe runaka muze turabashaka gutyo tugiye kureba twisanga turi mu ishuri twese twari turi muri ya house party haza umupolisi aratuganiriza then urumva ikirego noneho cyari cyabaye kuri urwo rugo aho hantu twakoreye house party hari ku mupeti w'inshuti yanjye witwaga Kalifa urumva we ntitwanigaga no mu kigo kimwe we yigaga mu kindi kigo then turamupangisha turamubwira ati reka tuzakorera house party wanyu then ubwo muri iyo house party harimo amayoga harimo ibiyobyabwenge ntabwo twujuje iyo myaka sister wa Kalifa baye barimo kumushinja ko acuruza abakobwa yanywesheje abana inzoga kuko mwabikoreye mu rugo ko twabikoreye mu rugo rwe actually kandi twanabikoze atanabizi atanahari ari mwe mwabyize ari twebwe twabyipangiye house party irabaye irarangiye habaye ibyo ngibyo hajemo amakonvokasiyo then hakaza umugani w'ikinyarwanda ngo niba ari ngo umuhana ajyayo ntabwo umuhana avayo sinzi ukuntu bavuga umuhana avayo no umuhana okay umuhana agaruka ntabwo umigani nanjye ntabwo nyizi ariko nyine bishatse kuvuga like ko umuntu w'urubyiruko umubuza gukora ikintu ahubwo aho kugira ngo akireke akakinjiramo deep muri make icyo gihano no kuba mwarabonye polisi n'ibyaba ntabwo byadukanze ahubwo twarushijeho gukomeza gukora muri sinyawani gukomeza gutegura ibirori nk'ibyo ngibyo twavugana nimba twari turi muri quartier hano reka dushiftinge tugende tujya nk'iriya ruguru kwirebera ahantu kure cyane ahantu abantu batari buzabone
house party irabaye urumva noneho muri iyo house party umupeti utari uzi kunywa itabi yararyize umwana w'umukobwa utari wakamenya inzoga ngo ni ibiki yarazinyweye yaranasinda yisanga yakoze n'ibindi bintu atakekaga urumva ubwo buzima bwo mu wa mbere segonderi ni darkness noneho mva mu wa mbere segonderi njyewe mu kigo icyo gihe actually mu wa mbere segonderi twakoze indi dega n'abashuti banjye nka batatu dutoroka ikigo urumva twigaga ahantu hejuru y'umujyi nyine tu ikigo cyacu cyari kiri hejuru nka gutya then hano hasi ari umujyi ari quartier nyine ari mu centre ibintu byose bibera aho ngaho twe turi hejuru ushobora kuba uri nko mu kigo hejuru ukaba uri kureba ibintu biri kubera hariya hasi rimwe umva mu wa mbere already twari twaramaze kwisanga muri life yo gukoresha weed twasmokingaga weed rero n'abashuti banjye ntari buvuga amazina turi muri class nka gutya umwe abazanye igitekerezo ariko se man aya masaha na prof urimo twakagombye kuba turi guskakinga nyine guskakinga ni slang y'abanyakenya bakoresha bavuga like gusmokinga nyine it's a slang Gen Z slang zifite nyinshi cyane aya masaha twakagombye kuba turi guskakinga okay arambwira ati none se wowe ufite angahe undi ati njyewe magaze 500 amafaranga za Leja de Poche hari n'ukuntu like ku ishuri baguhaga nk'amafaranga yo kurya icyo gihe twe twishyuraga amafaranga yo kurya ku ishuri nubwo twigaga Gisiterine ariko tukarira ku ishuri nyine ntabwo ari gutaha saa sita ngo ujye kurya mu rugo ngo wongere ugaruke hari ukuntu twayishyuraga ikigo kigateka nyine tukarira mu kigo ayo mafaranga rero hari igihe twebwe tutayatangaga noneho wowe bakaba bayaguhaye wenda cyangwa iwanyu bayakwishyuriye ahubwo ugashaka undi muntu ku ruhande ukamubwira ati wowe uriho amafoke zari 5K zo kurya then ukamwaka foke akajya ajya kuri table yawe agafata ibyo kurya byawe then ya mafaranga wawe kubera ko waba ukeneye kuyakoresha kuyagura drugs ukayakoresha ibyo ngibyo amafaranga nawe yavaga ariko urumva ko twigaga tunataha nyuma y'ishuri washoboraga no kujya ku yindi haso nyine kubera ko twakoraga buri kimwe cyose kugira ngo tubone amafaranga itabi ntabura kandi ntagabura nyine hanyuma icyo gihe nabwo ati njyewe mfite 500 undi arambwira ati nanjye mfite aya ngaya duhita dukora ibyo bita gukomaza guhuriza hamwe nyine gukomaza uzana iki ufite iki ngiki n'undi akazana iki ngiki mugahuriza hamwe mugakomaho mugahuza ni uguhuza nyine akenshi bikoreshwa ku mafaranga duhita tujya kugura drugs umwe twamwohereje mu santere ajya kugura weed then arayizana imaze kuhagera rero niho shitaza akanaguhururiza urumva ikibi cya shitani arakubwira agenda wibe iriya boro ewana wagira agahita avuza akaruru nimumurebe dore ngo akaguhururiza tinemuzi natwe twari twaragiye tugura weed tumaze kugura weed dutekereza ahantu ho kuyismokingira turahabura twisanga twarenze nk'intambwe 15 zonyine iruhande rw'ikigo rero tujya gusmokingira weed muri izo metero zingahe twagiye hepfo y'ikigo urumva umuntu wese uri mu kigo yashoboraga kumva impumuro ya drugs si twe twenyine twayinywaga n'abandi barazinywaga ariko ntabwo byari bisanzwe bibera nyine nk'iruhande rw'ikigo kuri uwo munsi twakoze iyo mistake ni niyo yatumye mu rugo bamenya ko smokinga weed actually nari maze ku ishuri barabimenye no mu rugo barabimenye urumva ku ishuri ho hari ukuntu uba wigana n'abanyeshuri ariko bakabona caractère zawe n'imyitwarire yawe bakabona nyine ufite ukuntu utandukanye n'abandi bantu kutari kwiza kubi ariko iyo ubibamo wowe nawe ubibanamo bo babona ari byiza nyine ariko ntabwo aba ari byiza ntabwo aba ari ibintu byiza icyo gihe twaragiye dusmokinga weed tumaze kwismokinga we was 3 umujama umwe aravuga ati njye noneho
kambe nzamutse mbe ngiye mu kigo ebona yateye intambwe nka zingahe ahita ahura na konabure wacu amase uvuye peti bimeze gute ko numva ufite n'impumuro idasanzwe n'ibiki wari uri kunywa urumva smoking weed cyangwa ukoresha ni drug iyo ari yo yose niyo mpamvu cyitwa nyine drugs ikiyobyabwenge iyo cyakugeze mu bwenge buba bwayobye yarambwira ati ariko se ko nawe urambaza iki yego igipfunsi cya mbere jido baba bararwanye ari ndakubita undi umunyeshuri akubita umuyobozi abandi baraza barahurura uri kumva hazamo ba master hazamo ba prefet abanyeshuri barahurura noneho twe bwahandi twicaye tukumva amajwi barakora ku mujama wanjye nta bintu uri kumva mani ariko Drizzy wagiye ugabanya hayi aka kantu turiye niko kagutripingishije kano kanya utangiye kumva amajwi nabwo ati ariko tuzamo gakeya wumva nta bintu uri kumva turi kumva rwa rusaku rwa ruguru wa mushiti wacu yateje saga nyine kubera drugs narazamutseho gatoya nsa nk'uhengereza mbona byabaye isoko n'amaduka abantu buzuye abanyeshuri buzuye ndabaguza ibintu byabaye runaka byagenze gutya na gutya twaramanutse dusa nk'abaciye ahantu nyine handi turihisha turazenguruka dusa nk'abagaruka mu kigo then kugaruka mu kigo nahuye n'umushiti wanjye twiganaga ahita ambwira ngo ati mugenzi wanyu bimeze gutya na gutya urumva twarazengurutse tuzenguruka ahandi hantu twinjira mu kigo dukoresheje andi marembo duturuka inyuma y'ahandi twari turi dusanga bloke yacu yose yari iriho classe nk'eshatu A B C gutyo yose yasohotse iri aho ngaho iri kureba iyo saga uwo mushiti wacu yateje umushiti wanjye yarambwiye ngo bimeze gutya na gutya then ndamubwira ati noneho wowe mfasha umiyo jumper yaramfitiye jumper hood nyine ya blue nziza cyane ndavuga ati yime noneho njye nshake ukuntu nivira hano yamaye iyo jumper ndayambara umva naciye kuri block ya S3 uri kumva nirukanka cyane ndi kuri speed ndagenda haraboro umuntu byibuka ino story araza kuyibuka neza naciye ahantu hari turiya tuboro twitwa irintwari tw'abahungu hari akantu k'agakingo nka gutyo umva nakubise icy'imbere ni siporo nyine tunateye siporo ndi guhunga muri ubwo bwoba bwose mva nka hano ngenda nko muri metero 5 abashuti banjye bari nk'ahariya hepfo ku yindi block yo mu wa kabiri bigaga mu wa kabiri segonderi njye nababonye ndi mu kirere bari gutaka ngo umuntu arapfuye njye ndi nko mu kirere nka gutya ndi kwibirindura nyine Iwana naguye hasi n'ingofero itiza igwa mu mutwe bitambura ndagenda njya ahantu hejuru cyane hitegeye nyine mbona mushiti wanjye bamwambitse amapingu bari kumumanura twe twigaga nka hano hejuru sitasiyo ya polisi iri hano hepfo umva ibintu byose twakoraga kandi sitasiyo ya polisi iri hano hepfo ntabwo twagira turakomeza muri high school ubwo mu wa mbere harangiye noneho ndatsinda ngira n'amanota meza ariko conduite iri hasi cyane kabisa icyo gihe yari 0.1 njya nkunda kubivuga umuntu agaseka akavuga se kuki bagwaye 0.1 nanjye ntase conduite yawe yamanutse 0.1 0.1 hari inyuma can you imagine man natsinze nabaye wa 13 amanota 67 ariko conduite ari 0.1 icyo gihe cyabaye ikibazo nshaka kujya kwiga kurokrasa ngo njye mu bindi bigo biranga urumva Mary niwe wenyine mfite abandi bari muri superieri byari ibibazo nyine ndagorana ngira gute ndumva hari igihe rero iyo umuntu aba mu bintu nka biriya wagira ngo ntabwo abatekereza actually ntabwo ndibukaga ko ndi kubana na Mary wenyine ibyo bintu byose yari afite akazi keza yari umuforomo yakoraga ku bitaro yari umuganga nyine abona na salary imeze neza ariko ntibyari bikuye kuko afite inshingano zo kuturera twese kandi ari wenyine icyo gihe rero ikintu cyabaye
habayeho kujya gusaba imbabazi. Twagiraga diregiteri mwiza cyane, umudiregiteri yagiraga umutima mwiza cyane, yirengagije ibyo byose twakoze, yirengagiza ukuntu uwo mushuti wacu yamurwanyije, yabaye jogde nyine, aratubabarira twese uko turi batatu bari batwirukanye, tugaruka kwiga, tugaruka muri cya kigo. Nuko nguko byari bimeze. Warangije high school gute rero? Ko numva wayitangiye bigoranye, waje kwirangiza uti warayirangije, wayihagarikiye hagati, byagenze gute? Aho ngaho mu wa mbere narahize, baranyirukana, njya gusaba imbabazi, baratubabarira tugaruka kwiga. Abashuti banjye umwe bamushyira muri classe, n'undi ye, kugira ngo tutazongera guhura nyine ngo like twe twakiga muri classe, ariko n'undi break yarageraga tukongera tugahura tukipangira ibyacu. Ndahiga aribwo mu wa gatatu naje kurarura ikigare noneho cy'abandi bajama nka 11, uri kumva? 11 bose? 11 genge. No, ikigare ntabwo ari cyiza. Then abatipe 11 bose mu kigo, harimo n'abandusha ubwenge, harimo n'abakuru kuri njyewe, uri kumva? Bose ndabararura, bigisha gusmokinga weed. Harimo bari basanzwe banywa inzoga ariko batari batestinga kuri weed. Bigisha gusmokinga weed. Icyo gihe rero mpita mbakapo mu kigo, sinakongera kwigurira weed, ubwo abapeta akaba aribo bajya bangurira weed. Ibyo biraba, igihe kiragera, kubera ko nari mfite abo brothers bigeze gukoresha weed bakabireka, batangira kugenda banyadivayisinga, bakambwira ati man, rero peti, nimba waragiye muri ibi bintu ntabwo ari uko bikorwa, dore bikorwa gutya, kugira ngo bikurengere. Ko icyo gihe nari mfite abashuti banjye, bo bamaraga nko kunywa weed nyine bakajya gukora nk'izindi dega, kujya kwambura abantu ku muhanda, gutega abameri bakabaka amatelefone, akaba yakubwira like Colline wanije amayinite, cyangwa se wanije nkishyura ino biri muri nk'ahantu mu alimentation, agahita asohoka akayijyana, uri kumva? Then bro arambwira ati man, ufite kubigenza gutya na gutya, nimba smokinga weed cyangwa se nimba ukoresha cigarette, ukamenya ko ufite izawe ku giti cyawe, utari buze gukenera kujya mu kigare cy'abandi bantu nyine ngo wiwe waza gufatirwa aho ngaho. Ibyo ndabyumva, ndanabishimira grafere wanjye, ni inama nziza yangiriye icyo gihe, ko we ntabwo yari afite kumbwira ngo mbireke, ko ntabwo ubwo bushobozi yari abufite. Kabone n'abantu bajya mu marihabu akongera akagaruka akabisubiraho. Yesu Kristo wenyine niwe ufite ubwo bushobozi bwo kuba yakuvana kuri addiction runaka akaguhindurira ubuzima. Nakurinze down, tubyita like gukwitinga nyine, ukabafata nka time ukareka drugs igihe runaka bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Ndiga neza, tronkome ndayitsinda, mbona amanota meza, njya mu wa 4. Ngiye mu wa 4 rero ndavuga narabiretse ndatsinda, hano mu wa 4 kanikomereze ninywe itabi, nikomereze nigire mu birori, nikorera ibintu byose nshaka nyine, nzongera mbireke ninjya gukora wenda nko mu wa 6. Actually nyine umuntu smokinga weed agira akantu ko kwibagirwa nyine to. Agira akantu ko kwibagirwa, nshobora gusiga nk'ino Bible hano, najya hariya nagaruka nkayishakira kuri ruriya ruhande, kandi nayisize hano, nta n'umunota umwe usize nyine to. Baba batekereza ariko bakanibagirwa, akaba yakibagirwa utuntu tugiye dutandukanye nyine. Urumva icyo gihe narayiretse, then ndiga ndatsinda. Ariko muri uko kujya kwiga like twakoreraga haboro, ikizami twagikoreye mu kigo cyitwaga Saint Marie. Icyo gihe umugrafere wanjye witwa Element, icyo gihe yari ari gukora mu wa 6, njye ndi gukora mu wa 3. Ntekereza ko buranjye nawe byari ngombwa ko muvuga mu kiganiro, ariko njye nawe twari ubuzima twabanyemo. Element avuka ku Kibuye, nanjye niwe mvuga, twarakuranye nyine, hari ubuzima twagiye tubanamo,
gusa yari umupeti twireferaho kubera ko yari afite discipline iri high. Papa we yari umusirikare, yari afite discipline iri high nyine tu. Yari umupeti udashobora no kubona n'umusatsi we wikaraze abyiza ageze mu biboro by'imiziki ngira ngo yahoraga asokoje nyine tu. History y'aho ngaho muri Troncome dukora ikizami, man yajyaga aza nyine tu akansanga nko kuri bloke, babaga mu kigo aho hantu, then ubwiherero bwabo buri hejuru muri etage. Yajyaga ansanga nyine nk'aho ngaho muri etage ndi gusmokinga cigarette, twaje gukora examen national, njyewe nibese ndi kunywa isigara. Akambwira ko se man Chris, ibi boro ubona bizagenda gute? Akambwira ati man wowe ntabwo bizi, wowe ufite life yawe wibereyemo, nanjye mfite yanjye ariko njye mba numva nari bito is a vibe. Akambwira ati ese ubwo urajya ku kizami muri focus uri kumedita neza? Namubwira ati byataye. Birarangira nyuma yaho yaje kurangiza nyine ahita aza mu bintu by'imiziki, then tukajya tunavugana ko icyo gihe nanjye nari ndi umunyamuziki nize Troncome. Urumva umuntu wese usmokinze weed kubera ko aba areba iriya miziki, zino ndirimbo z'ama secular music, ahita yumva nawe yaba umuhanzi nyine tu. Ni na byiza, ni byiza, ariko se uraririmba iki? Message uri buririmbe irafasha iki abandi bantu? Nabyo ni byiza kuba waba umuhanzi, kuba wakumva ibyo bitekerezo byo kuba umuhanzi, ariko se ibyo uri buririmbe ni ibiki? Birafasha urundi rubyiruko gute? So byarangiye Element ngewe wamborotse tu, yandiye block, twari dufitanye projet akiba mu ma studio yitwaga za Country Record. Yandiye block kuri phone, kumuhamagara nyine birarangira tu. Hashize n'imyaka myinshi cyane dushobora kuba twacata nko kuri Snap cyangwa IG, ariko call sinamuhamagara bitewe nuko yabonaga ko ngewe ndi inshuti ye, twarakuranye n'ibyo, ariko hari imico ngewe mfite ishobora gutuma atagera ku iterambere ryiwe, ishobora gutuma atabasha kugera ku nzozi ziwe, kubera ko ngewe urumva iyo tuza kuguma turi closer n'abandi bashuti bagiye batandukanye, ntago nari gutuma agera kuri achieve ziwe, byari kurangira nawe mujyanye muri izo nzira. Warangije high school gute? Bakomeza high school rero superieur, noneho rero ho nagiyeho nize ku bigo 1, 2, 3, 4. Nize ku bigo 4. Atari ukuvuga ngo ni kubihindura nyine ku bushake bwanjye, ahubwo nigaga hamwe nkahiga nk'ibyumweru 2 cyangwa ukwezi kumwe, bagahita banyirukana kubera imico mibi cyangwa se gutoroka, kwinjiza ibiyobyabwenge mu kigo. Nkagenda nkajya mu rugo, nkajya mu rugo nkamarayo nk'amezi 2, 3 abandi bari ku ishuri, bakambaza se noneho urumva warashyize ubwenge kugenda uri tayari urashaka kujya kwiga? Nanjye nareba life nari mbayemo yo kwirirwa nk'amatabi, kagoroba gusohoka nkajya kunywa amatabi, nkajya mu biki, nkavuga ngo ntabwo ari ubuzima tu, kanjye kwiga. Nkagenda nkajya mu kindi kigo nkiga, igihembwe cya mbere, icya kabiri nakigeramo shitani akaza. Mary yajyaga akunda kumbwira ati mani wowe biriya bintu byawe byo kwirirwa utoroka ibigo usimbuka ujya hehe, ntabwo ari wowe, ni abantu, ni ibirozi bakoherereza, kuko nta kuntu wambwira ngo umuntu aragiye. Yabonaga byarabaye too much. Yabonaga nawe byarabaye too much. Umuntu aragiye yize ukwezi kwa mbere, yize ukwa kabiri, yize ukwa gatatu, igihembwe arakirangije, icya kabiri nibwo atangiye noneho gutoroka ikigo kandi yaritonze yarameze neza. Ndayiga, nabwo niga high school nyine ari ibintu bigoranye cyane, abantu baniga iminsi, ndavuga ati shawe ntabwo uzarangiza, uzaba nka ba runaka. Urumva b'abapeti bo nigishije kunywa amatabi muri Troncome, bo bari baragiye bafungwa, na n'ubwo hari abakiri muri gereza bagiye bakatiye nk'imyaka 6, 7, bikumva. Hari abandi bagendaga babajyana mu matransit, akamarayo nk'amezi 6, akongera akagaruka agasubira mu buzima busanzwe, akongera agasubiramo amadega, bakamufunga. Then njyewe niga bigoranye,
tekereza ko like niga nko mu wa gatanu segonderi muri ubwo bushobozi bukeya nuko kuturera Mary yari abayemo ari wenyine habayeho kuba nananirana kuba nakiga muri interina nyine tu aho mbafata decision nyine yo kunyishyurira ghetto njya kwiga mba hanze noneho nkajya nza kwiga mu kigo nkataha hanze urumva noneho nari mbonye liberite yo gukora ibindi bintu bibi ndagenda njya mu biboro bya fashion ngo mbu mu modo ibintu bibi cyane nyine mu bamodo niho nagiye nkahura n'abage njye sinayinzi ko najyaga mbibona like kuri screen nyine tu nkavuga biriya bintu bibaho ngeze muri fashion noneho ntangira kubona abage ntangira kubona abahungu basomana ndavuga ridiculous. Yes, I have. You did? Yes, I did. Gusa I'm saved. I've tried actually gusa I'm saved. Byagenze gute? Actually nyine iyo uba muri gang cyangwa uba muri sako y'abantu bafite darkness cyangwa bari iri evil birakwa affecta nawe birakwanduza urumva. How was it like? Okay, ndabaza kutubwira ukuntu bivuyemo ariko nyine kuko urebye usanga nyine buri buzima bwose wagiye ubugeramo ubuzima bwo kuba umuge cyangwa se kubana nabo cyangwa se iyo experience yo kandi ukiri muto ukiga byo byagenze gute? Byari dangerous cyane. Actually icyo gihe mba muri ghetto nabanaga n'umushuti wanjye w'umufotographe tubana no muri agence nyine ari umumodo then abafotographe nyine ni abantu bibereyeho life sinzi ukuntu nabivuga ariko mana abari kubita nk'ikiraka cya danger akabona ibiceri byinshi then yari umuntu utazi gusevinga cyangwa ngo yagura ikintu kiri fixed asset cyiza araza nyine akaspending abona iyo life ni nziza ariko nkabona ni byiza nyine umva nanjye nshaka kubaho nka gutya nagerageje nanjye nabayeho n'umufotographe nabayeho n'umufotographe igihe kingana umwaka wose muri agence noneho twabaga muri agence icyo gihe yitwa top up fashion agency yigeze no gutwara award ya 2019 yitwa CCA award hari amaward yitwaga CCA award nahuriyeho n'abajama b'abage then kubera kubibona like kuri TV kubibona noneho mu buzima busanzwe nkavuga se kuki bari abo kuri TV babikora twebwe se kuki tutabikora bikakwa affecta nyine tu icyo gihe sinigeze mbyinjiramo cyane ariko maze nko kurangiza ishuri ngeze mu buzima bwo hanze nibwo nabigiyemo nyine tu kwa kundi sinzaboro nabonye mu migani ngo ubunebwe ntago mbibuka neza ngo ubunebwe ngo buzana ngo kutagira gute iyo uri umunebwe nyine udashaka gukora birangira ufashe umwanzuro utari mwiza kandi uwo mwanzuro ugatuma ubuzima bugukomerera kubera ko icyo gihe nashakaga fame nashakaga amafaranga nashakaga nyine kubaho ubuzima bworoshye nishora muri iyo nzira itari nziza. Wabugiyemo kubera ko washakaga amafaranga? Nabugiyemo kubera ko nashakaga amafaranga. Wahura gute n'abantu? Nubwo nari ndi kubikubwira like nyine iyo ushaka ubuzima bworoshye iyo ushaka kwiberaho mu buzima bworoshye niho wisanga nyine bijya kumera nka kuriya kuntu Shitani yajyanye Yesu hariya yavuye mu butayu ariko umutemputinga nyine akamuhagarika hejuru y'urusengero akamubwira ati numfukamira nzaguha ibintu byose nyine bibi byawe yani nk'uko nguko Shitani nawe araza nyine akakubwira ati nubikora gutya nzaguha ibi ngibi ibintu byose nzabiguha ni uko nguko umuntu yisanga yaguye mu mutego ugashaka like I've been in that life man where ushobora kujyana n'abajama mukagenda mukajya muri hoteli mukajya muri private room uri kumva breakfast iki man mukamarayo n'icyumweru cyose muri hoteli
n'abasore bagenzi bawe n'abasore bagenzi bawe n'abasore bagenzi bawe cyangwa abagabo bagenzi bawe kumva ntabwo byari ibintu byiza, bwari ubuzima bubi ku buryo nawe ubwanyuma witekerezaga ukavuga what am I was doing, ibi ni ibiki nari ndi gukora, mbese ibintu ni ibiki nari ndimo. Ariko kubera rwa rukundo rw'amafaranga, rwa rukundo rwo gushaka kubaho mu buzima bworoshye, ukisanga nyine wakoze ibintu nyine biteye isoni, usanga wakoze ibintu biteye isoni, nuko nguko. Ariko nigezeho kugira boyfriend, nyine dutekereza umuhungu mugenzi wawe. Uri umugore? I didn't. Wewe wari umugabo? Nitwa umugabo n'ubundi, ntabwo wari kungira umugore ngo bishoboke, ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. uri kumva, nigeze gukunda nawe n'umujama w'umunya-Cuba. Cuba ni Amerika y'Amajyepfo, nyine ni umulatini. Mariya n'umujama ukomeye cyane, yahembwaga nka miliyoni nk'ebyiri, yari umudokita, afite ibiboro bya sajari nyine akora ahantu mu bitaro. Byari birenze nyine tu. Nigeze noneho no gukundana n'umu-girlfriend w'umu-lesbienne, aryamana n'abahungu akaryamana n'abakobwa bagenzi biwe. Nawe ugahura n'abandi bakobwa? Crazy things. Byari ubusazi nyine tu, byari ubusazi. Na n'ubu ngubu sinjya nizera ko Imana yambabariye, ariko yambabariye itanavuze tu. Nicyo kintu nkundira Imana yacu ni inyembabazi cyane. Mana, mbega story, wabonaga ndi gukorera gutya natuje cyane. Utarira. Biratangaje. Ku myaka yawe sindi bukubaza imyaka ufite, ariko ari abari kumubona ni mutoya. Kumva rero ku myaka mike cyane yawe uba waraciye mu bintu hafi ya byose isi ifite, niko mbitekereza, cyese niba hari ibindi tutazi, ariko guca mu buzima isi byose hafi ya byose ifite ni ikintu kidasanzwe. Ariko Abaroma 3:23 haravuga ngo kuko bose bakoze icyaha bakaba barabuze ubwiza bw'Imana. Turebye hasi nanone ku murongo wa 10, kandi kwizera kuzana no kumva bikazana kubaha gushingiye ku ijambo rya Kristo. Byose hamwe babitubwiye, watubwiye uko wakuze, watubwiye ku buryo kubura umubyeyi, father figure, noneho umugabo wagakwiye kukwigisha ko umugabo iyo abuze inshingano nyinshi zirabura. Byose wagiye ucamo. Chris, ubwo bwari ubuzima bwawe nyuma yo kumenya Imana. Nyuma y'ibyo bintu byose waciyemo, waje kubihagarika gute? Waje kumenya Kristo gute? Waje gukizwa gute? Kugeza naho uvuze ngo iyo mbyibutse mba numva atari njyewe. Byagenze gute? Nyuma nagiye ncaho mu bintu nyine bigiye bitandukanye byinshi. Naje no kurangiza segonderi, ndayirangiza mbona diplome nziza. Ntabwo nagize amahirwe yo kubona buruse, ariko diplome yanjye yari nziza, hariho amanota meza. Nabonye n'akazi nkiri ku ishuri, nyiga mu wa 6 segonderi nabonye akazi. Actually nari naragiriye ubuntu nyine tu, Imana yari yarampaye umugisha, ariko njyewe ntazi nyine ko ari umugisha Imana yampaye, ahubwo ukankururira like kuba nakora ibindi bintu bitari byiza. Hariho urukundo rw'Imana rwinshi cyane, urukundo rwa Yesu Kristo, ariko njyewe ntazi aho kurushaka nyine tu, cyangwa aho kurusanga. Then ndarangiza, kubera gukoresha drugs ngenda njya mu marihabu. Igihe kiragera, izo level zo kujya mu marihabu nzivaho, njya mu bitaro noneho by'abarwayi bo mu mutwe. Urumva drugs zageze ku rundi rwego. Barabanje baragufunga? Barabanje baramfunga. Urumva bamaze kumfunga
bamfunze nk'inshuro nk'eshatu ibyo gufungwa bivaho njya mu marehab kujya muri rehab bivaho actually iyo mvuze ibitaro hariya Caraes nyine njye ntabwo mafata nka rehab ahubwo mafata nka rehab nkuru cyane kuko iyo ugeze ku rwego rwo kujya Caraes iba ari mental issue aba ari mental issue that was too much kuko numva I started smoking weed ndashiftinga mva kuri weed nkumva nta kintu kimariye njya ku binini amacaps mva ku macaps njya kuri mugo nyivaho njya ku ma injection njya nitera inshinge urumva drugs zari zarabaye nyinshi tu mu buzima mu mubiri wanjye no mu buzima bwanjye bisigaye bigaragarira buri muntu wese no kuganira tuganira ugahita wumva ko nyine ndi wa muntu uba muri drugs then njya aho ngaho njya muri ibyo bitaro mvayo ndagaruka nsa nk'uziretseho nk'igihe kingana nk'amezi 8 ariko kongera guhura na za nshuti birangira nongeye nsubira kuri weed ariko izo stuff zindi z'amacocaine cyangwa ama injection ndabireka then igihe kiraza kugera nyine tu Yesu arakomanga numva ari we tuvuga akanyinguri actually bwa mbere yansanze muri ubwo buzima bwo muri iyo rehab muri iyo rehab nagiraga inzozi nyine nari ntaramenya nyine ko n'umuntu ashobora kurota inzozi zikaba ari niyerekwa tu numvaga wenda ntatekereza sinavuga byaturutse njye nkagira inzozi nyine nkabyuka nanjye nkavuga si ibintu ninjye byari biri kubaho ni inzozi zisanzwe ni iki ansanga muri ubwo buzima ariko hari ukuntu nyine Yesu aza ku muryango agakomanga shitani nawe agaca inyuma mu idirishya akinjira kandi iyo yinjiye aho uri ikimugenza ni iki no kwica no gusahura nibyo ngibyo then ukaba wowe wabanje gutinda ngo ese ngo ko Yesu agiye kuza mu nzu yanjye ngo kamanzi ngo nkubure ngo ngire gute bya bindi nyine byo bita ngo ntabwo nzajya ngo muri church ngo nyinywa weed ngo ntabwo nzajya muri church nyinywa inzoga wowe come as you are ngwino ukuri nyine tu Yesu Kristo wenyine ni ufite ubwo bubasha bwo kuguhindura bwo kukuvana kuri addiction urumva ko njyewe nagiye muri izo rehab njya no muri ibyo bitaro ariko mvayo n'ubundi still nyikoresha drugs nubwo ntakomeje kuri izindi ziri heavy zikomeye ariko nasubiye kuri drug yabitangiye byose so wagiye umanuka gutyo gake gake so natangiye rero kujya ku rusengero no kujya mu materaniro like ntangiriye muri nibature nangiriye kujya muri nibature icyo gihe nta kazi nari mfite abantu bajya bumva like kuba umushomeri ari ibintu birenze nyine tuba wumva wihebye kariya kanya uba ubonye nyine uri mu bushomeri utari busy ngo no kujya gushaka amafaranga no kujya gushaka ibigutunga hari ahantu hakabaye ahantu heza ho kugira umwanya uhagije wo gusabana n'Imana kuko njyewe mu bushomeri bwanjye bw'icyo gihe niho namenyeye nyine urumva Yesu nari naramaze kumureka yinjire mu buzima bwanjye ariko like tuvuge nk'ino nzu ibyumba byose ifite nyine ndavuga wowe Yesu rero ndakuretse winjire mu buzima bwanjye ariko ntabwo uzajya muri kiriya cyumba cya hariya na kiriya ntabwo uzakijyamo uraza ugume hano muri salo nyine tujye duhurira hano muri salo like nyine kumufungura ukamwiha ariko hakaba hari ahantu wafunze atari bugere muri icyo gihe rero cy'ubushomeri nibwo noneho sinajyaga nizera njyewe iby'ubuhanuzi tu ariko Mary njyewe mama wanjye niwe muhanuzi wanjye wa mbere wamanuriye tu ko nawe yagendaga bakamuhanurira bakamubwira uriya muhungu wawe azagira gutya azakorera Imana azaba umukozi w'Imana
njye akabimbwira nyiga nko mu wa kane segonderi ntazi byari byo nkavuga izo kabiri z'abarokore Mary wowe mbabarira nari umuntu nyine utabasha kubyumva actually icyo gihe iyo life yose nayibayemo nabaga muri Islamic to niberaga mu bintu by'abasilamu nari umumizilimu then Mary arambwira ati Petit wowe uramutse utuje ukava muri ubu buzima bwo ku muhanda ukareka kwirirwa usaragurika mu mihanda sinzi ngo wagiye akumva yari umukristo mama wanjye yari umukristo na n'ubu aracyari umukristo uri kumva arambwira ati kareka ibyo bintu byawe sinzi ngo nagiye Goma sinzi ngo nagiye ngo muri Uganda byo kwirirwa uzerera nyine isi yose ushaka kuyimarisha amaguru ugatuza ugasenga Imana yaguhindurira ubuzima ukabona akazi keza ukaba umusore nyine umuntu wese abona akavuga uriya musore ni intangarugero natangiye gake gake rero niba turi saa 10:30 saa 10:30 Mera akankomangira akambwira ati ngwino tujye muri niba turi ngatangira njya muri niba turi gake gake rimwe na rimwe nkajyaho nananyweye nk'amasigara ikindi gihe sinjyeyo nayanyweye Mera akambwira ati it's okay naribi smoke and come to church naribi akambwira ati wowe kuba wateye intambwe yo kuza ku rusengero nabyo ni ibintu byiza cyane so ntago rero najya kuba nk'abafarisayo ku mugani abafarisayo nibo bagendaga bagashyiraho amategeko ariko nabo ugasanga arabagonga ntibayubahirize wowe ngwino naribi gusenga njye ntabwo Mary yigeze nkumira ngo ntujye ngo mu rusengero ngo wambaye ngo ipantaro ngo ntujye ngo mu rusengero ngo umusatsi wawe umeze gutya yarambwiraga tugende gusenga we naribi tukagenda tugasenga man hakaba uturirimbo twiza two mu rusengero barakaririmba kabisa ukumva kagukoze ku mutima cyangwa ikibwiriza ukumva niwe kiri hasi pasiteri aranzi azi ko ari njyewe ubundi ibi ni ibiki kumva niwe ari kubwira so hakabaho gutsindwa n'ijambo ni bande bashaka kwakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza yego namwakiriye inshuro nk'ibihumbi 2000 buri nibature ninde ushaka kwakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza ni njyewe wazamuye akaboko ni njyewe always ijambo bigishaga ryaransindaga nkagenda bakansengera bigeraho noneho hari ahantu n'indi ku Gisozi muri ADPR yo ku Gisozi aboro bita Gasave bigeraho noneho umudiyakoni w'umushuti wanjye witwa Peter Imana imumugisha cyane arambwira Chris man ufite kwakira imbabazi z'Imana ukemera ko Yesu Kristo yakubabariye ntabwo buri gihe bazajya bavuga ni bande bashaka kwakira akuguza ibintu nabayemo ibyo biboro byose nabagamo numvaga nyine ari ikintu kiri heavy cyane aho uri hose ukaba wumva wakoze icyaha ukaba wumva waraguye mu cyaha ushobora kuba warakiriye Yesu Kristo w'umwami n'umukiza ushobora kuba utari wamwakira ariko let me tell you one thing man nta cyaha kibaho nyine kiremereye kiruta amaraso ya Yesu Kristo amaraso ya Yesu Kristo araza arakiza ibyaha byawe byose arabyoza ugasigara wera ajya bavuga nka shekeri sinzi ukuntu bavuga shekeri ya nanjye nuko byatangiye gake gake actually none turi mu kwezi kwa 11 muri ukwezi kwa 11 nibwo noneho nari mfite fire nibwo nari mfite actually so umwaka wonyine ariko muri uno mwaka aho twagendaniye Yesu we ntabwo yigeze unererana nyine no kuvuga step by step like hari ukuntu uri iyo uri mu nzira y'agakiza ukiri umwana ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nabaramije amata ayo mata rero ni nko kugenda nyine ufungura hariya muri firigo ubonamo jage y'amata akonje y'abantu usuka buri munsi nyine Imana igenda inkorera imirimo n'ibitangaza like nk'amasezerano yagiye ima njyewe ndicara nyine nkareba ahantu nayanditse muri agenda nkagira gutya gusa nkatikinga nkavuga si ubu
ni iki cyatuma ndeka Yesu nyine ubuzima bwo gukizwa ni ubuzima bwiza cyane ni uko nguko then nza no gufata umwanzuro ndabatizwa njyewe uriya nabatijwe biriya bita ngo kwigira umubatizo abantu ngo bigire umubatizo ngo amezi 2 ntabwo njyewe nigeze nigira umubatizo amezi 2 nize umubatizo umunsi umwe ariko nawize nyine ndi kurikodinga kuri phone kugira ngo njye numva nyine namenye urumva nagiye kwigira umubatizo nsanga biragongana n'amasaha actually bwa buhanuzi mama ambwira ngo nutuza ukava muri ubuzima bwo ku muhanda ugasenga Imana izaguha akazi byabaye mu kwezi kumwe nyitangira kujya gusenga muri Nibature ukwezi kumwe nayo maze kubona akazi keza akazi keza ndakabona ndakomeza njya no muri ya Nibature aha abantu bamwe nyine Imana igi blessinga ikabaha nk'imirimo myiza aho kugira ngo barusheho kujya ku isoko handi bakwiye yaho basabiye iyo mirimo bagateshuka nyine bagatera umugongo Imana ibyo bintu si byiza nagiye rero muri ako kazi urumva amasaha akajya ngonga ugasanga bari nko kwiga umubatizo saa 8 njyewe amasaha nibwo nka shift yo kazi itangiye simboneke then habura nk'icyumweru kimwe mu mubatizo ube abayobozi b'itorero baravuga Christian rero turamubona hano cyane tubona aritabira tubona n'impinduka tubona n'umuhate afite akwiriye kubatizwa nyine nabishakaga cyane ku buryo nari narateguye n'amagroupe abashuti banjye twagiye twiga mu bigo bigiye bitandukanye numva umubatizo wanjye azaba ari ikintu nyine kirenze ariko muri uko kose nagiye mbona Holy Spirit aza akanganiriza akambwira kubatizwa ntabwo ari ibintu like umuntu ajya guserebura isi yose ngo ibimenye umubatizo niwo uzagirira akamaro numara kukugirira akamaro ugirira akamaro n'abandi bantu bakwegereye. Wow, Chris, your story is so interesting. Mana mbega ubuhamya. Sinzi ko mwe mutafashijwe, sinzi ko mwe mutabona imirimo y'Imana mu bana bayo, sinzi ko mutabona imbaraga z'Imana ziba mu mubyeyi w'umuntu. Reka dusome mu Bakorino 2:5-17, umuntu wese uri muri Kristo aba yabaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore ibyo ko byose biba bibaye bishya. Chris, warakoze kwemera Imana, warakoze kuyakira, warakoze kuyumva, kandi rwose ibya kera byose byahise. Kare wavura uri kuvuga ngo hari igihe njya ntekereza n'Imana yarambabariye, nkumva ntirambabarira. Nahoraga mpora nakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye kugira ngo numve ko nababariwe, ariko n'ukuri warababariwe. Kwemera ukazamura ikiganza ukabwira Imana ati nguhaye ubuzima bwanjye, n'ukuri bya kera byarahise. Hanyuma hari n'irindi jambo riba mu Byahishuwe 3:20, haravuga ngo dore mpagaze ku muryango ndakomanga, ndarindiriye, nihagira umuntu wumva ijwi ryanjye akingure, nzinjira iwe nzinjira iwe dusangire. Chris, wamaze kwakira Kristo, wamaze kumufungurira, wamaze kumuha umutima wawe. Ibintu uvuze we are youth, izi nta gisha kirimo, turabizi cyane, turabizi. Mubitubwire muri comment, murabizi pe. Inzoga zirazwi, ubutinganyi burazwi, ubusambanyi burazwi, drugs zirazwi, bireze cyane. Twebwe muri runo rubyiruko turabibona. Yesu niwe yavuze ngo utarabikoze ntantera amabuye, namutera amabuye. Chris, thank you so much guhamya Imana, kandi turayinginze tuyisaba ngo igome mu buzima bwawe, ukomeze uyihamye, uhamye imirimo yayo, ikomeze guteza imbere, ikomeze kwagura, ikomeze kugire umuntu udasanzwe. Hari utuntu tubiri ngiye kugusaba. Icya mbere, watubwiye ko ugeze kuba umuhanzi,
uraduhaho akapera gatoya twahera aho ngaho twahera aho ngaho nabayeho umuhanzi naririmbaga sekira ariko ubu ngubu narashifitinze navuye muri sekira rya jambo ukunze kuvuga ngo nahinduye boss wahinduye boss ubundi gukorana na boss mukuru ufite boss mukuru doctor w'abadoctor neza cyane okay freestyle nshobora kuririmba cyangwa nkarapa byose ndabikunda icyo watugeneye uyu munsi nyo tubakakira nari narazimiriye kure yawe Yesu we ngendera mu mwijima umucyo wawe urandasira naje nifuza gukira none nabonye umucyo umurikira nabonye inzira nkwiriye kunyura nari narazimiriye kure yawe Yesu we ngendera mu mwijima umucyo wawe urandasira naje nifuza gukira none nabonye umucyo umurikira nabonye inzira nkwiriye kunyura ni wowe wenyine niringiye none wampinduriye ubuzima bari bazi ko byose birangiye none dore wampinduye icyaremwe gishya amen uri icyaremwe gishya muri Kristo uri icyaremwe gishya Chris God bless you so much thank you ijambo ndagira ngo si ijambo rimwe ibiri ku mutima ari byo uvuga mu magambo make gira ubutumwa uhereza urubyiruko bagenzi bacu binyuze mu buzima wanyuzemo nubwo uri ku experiencing uyu munsi kuko uri icyaremwe gishya uri mu bundi buzima uyu munsi the guy on the camera asa nk'uzuminga ko ndashaka ko mbibabwira turebana amaso ku maso ni ukuri twin cyangwa se brother to bro man njyewe ntabwo nshaka kujya mu kuzimu cyangwa wowe ngo nakwifuriza kujya mu kuzimu kuko hariya nta AC ibayo tu haba hari umuriro ni umuriro nyine uzaba utagira iherezo umunsi ku wundi uzaba ushya n'imbaraga agatoki gashya nk'imyaka 100 cyangwa ingahe urumva ntabwo ari ubuzima bwiza so kuba wakakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza icya mbere uzaba ucunguwe ubuzima bwawe buzaba nyine buhindutse uzaba uvuye mu mwijima ugiye mu mucyo uzaba uvuye mu mwijima ugiye mu mucyo actually njyewe ibyo nakoze ni njyewe byagiriye akamaro cyane ariko kuri iyi nshuro biri no kugirira akamaro abandi wowe nuzareba kino kiganiro uzumva ibyo nanyuzemo bari kubyumva n'ubu ngubu uri kubyumva ibyo nanyuzemo ariko uzatekereza uvuga se njyewe ni hehe ndi erega nta kure cyane Imana itakura umuntu dufite ingero nyinshi zaba ibyamamare byo mu gihugu cyacu mu Rwanda muri Nigeria muri Amerika hose baragenda bagahinduka ubuzima bwabo bugahinduka bagahitamo gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza sinzi niba mwarabonye Justin Bieber yabatijwe nko muri 2020 haciyeho imyaka myinshi aragenda arastrugglinga no kureka ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ariko ubu ngubu nibwo turi kuvuga ko ahagaze mu kwizera so ushobora kuba ufite inshuti ziri impande yawe zituma utabasha kubona Yesu Kristo w'umwami n'umukiza cyangwa se ngo ube wabona inzira nziza ufite guhindura inshuti zikujyana mu ngeso zitari nziza ugashaka inshuti zikugira inama nzima kuko buno buzima tubayemo ukora ibyiza abantu we ntibagushime wakora ibibi bakagushima ko wakoze ibibi
which is not good. Gerageza uhindure inshuti, nk'uko nanjye nahinduye boss, nawe wahindura boss, kandi uyu boss turi gukorana ni boss w'ababoss, ni umwami w'abami. Yaguhindurira ubuzima nk'uko nanjye yampinduriye ubuzima. Kuba umukristo si ukugenda ngo wambare amakositimu cyangwa amashati. Ushobora kuba umukristo ukambara simple, ukambara street wear, ukambara nyine imyenda itari yo kudahesha Imana icyubahiro, ariko ukadressinga simple nyine, ntujye kwijena ngo ushake ngo guhita gustepinga forward ngo ube nk'umuntu umaze imyaka 20 mu Kristo. Bigenda biza gake gake. It's a transformation. Inama nakugira nuko wakakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, then biraryoshye cyane. Reflects in Jesus. Wow. Imana igumugisha Chris, Imana igumugisha uburyo abegereye muri kamera. Imana mubyumve gutyo. Ndashima Imana ku bwawe, ndashima Imana ku ntamo yazimiye ikayigarura, ndashima Imana ku ntwari idasanzwe mu wanyu. Uriya mubyeyi Imana igiye umugisha kandi izamuhe n'ijuru. Amen. Abone umusaruro munini cyane w'ibyo yaruhiye. Uriya abamama turababaza cyane kuko nibo badutwita amezi 9, nibo batubona, nibo baturera, umutwaro ujya kuri bo. Kuba papa wanyu yabasiga ariko akavuga ati ngenda barira mbabone. Imana imuhumugisha mama, Imana igumugisha udasanzwe. Nzi neza kuri burebe iki kiganiro. Chris, in Christ Revive ntacyo wahombye. Nibyo navugaga, ntago iyo ushyize amaguru abiri hariya na hariya ubona muri Christ Revive. Ariko I can guarantee you ko iteka ryose uzagira umunezero utigeze ubona hanze. Uzaza usange worship team unezerwe, uzaza usange twebwe bagenzi bawe tunezerwa. Nisi am I bowling? No, I'm you not are bowling. not. So rero rwose Chris, karibu uguze duhamye Imana. Niba ngombwa ko turi bupange kujya muri ari party tugira ya street talk, uzaze tujyane duhamye Yesu. Chris, in that moment we vibe for Christ. Hano ni hatoya utatsa kugira utubyinire. Uzatubwira utubyinire. Hanyuma Chris, ngiye kubaza ibibazo byihuta. Icyayi cyangwa amata? Amata. Amata? Amata kabisa. Jeans cyangwa suit? You say? Kwambara imyenda y'ama jeans cyangwa ama costume? No, jeans. 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 I prefer jeans. Yeah, ubu tuvugana ufite amafaranga angahe mu ntoki? Like in pocket? Ahangaha nayo mfite Yesu gusa. You're rich in Christ. Yeah, rich in Christ. Yeah. Ijambo rimwe kuri mama wawe? Beyonce ndamukunda cyane. Ni umubyeyi wandeze neza, akanyihanganira mu bintu, mu makosa yanjye, akanguma iruhande, akagerageza kunyereka inzira nkwiriye kunyuramo, kabone n'ubwo icyo gihe ntabihaga agaciro cyangwa umenye ko ariyo nzira nkwiye gucamo, ariko yumve ko aho uri hose ndagukunda cyane, kandi na n'ubu ngubu nzahora nzirikana ineza wangiriye mu buzima bwanjye n'ibyo ugikomeza kunkorera. Imana ikwishimire cyane, guha umugisha mwinshi cyane. Ewana uzanambone ndi no gukora mariage, nicyo kintu cya mbere nifuriza. Ijambo rimwe kuri The Grace Note, ijambo rimwe kuri The Grace Note podcast cyangwa kuri Colin. Yeah. Grace Note podcast is such a vibe. Ni ahantu heza. Buri muntu wese w'urubyiruko ufite icyo ashaka gusangiza urubyiruko bagenzi be, ufite life yabayemo, yastrugglinzemo, aho ushobora kuza ukagira icyo ubwira, ugatestifyinga Jesus Christ, what he has done in your life. Wow. Si ngombwa bibi waciyemo, we need your success too kugira ngo muri Kristo tunatera imbere. On The Grace Subscribe. Note, we discuss on God, goals and
growth. So tuvuga Imana, tuvuge kwaguka byose. Utu natwo ni utwawe, urahitamo kamwe, ushobora gucanga nk'amakarita cyangwa uhitamo icyo ushaka, uragisoma hanyuma utubwire ikibazo like isatorine ni ikibazo cya 20 ngo niba wagira message uvugira imbere y'isi yose wakavuga iki mu magambo 5 gusa. Wow, kano kantu ni keza. ngiye gisoma. Niba wagira message uvugira imbere y'isi yose wakavuga iki mu magambo 5 gusa. Ijambo rya mbere nuko Yesu abakunda. Irya kabiri nuko imitwaro yose waba ufite yiteguye kukwakira kandi akayikuruhura. Irya gatatu abizeye mukomeze mwizere. Irya kane ijuru rirahari bene data. Amen. Kandi iryo juru tuzarijyamo. Amen. Irya gatanu stay rooted. Stay rooted, guma ku muzi, guma ku soko. Niwe soko idakama. Wanyweye ku mazi ya Yesu Kristo ntago azongera kugira inyota. Guma ku isoko. Ukomeze umutumbire, ukomeze ushake inzira ye, ukomeze ugende umusanganira kuko nawe aragushaka. God bless Thank you so much. Urakoze cyane n'umugisha kukugira. Bakunzi ba The Grace Note Podcast, mwakoze kubana natwe. Niba mwafashijwe mujye mubitubwira kandi wibuke kubisangiza na bagenzi bawe bakeneye kumva ubuhamya nk'ubu ngubu. Stay tuned. Bye.